ariko reka nkubwire ikintu cyakubohora kandi ukagumya ubohotse ni ukumenya ukuri. Haleluya. Igihe cyose umuntu atazamenya ukuri, hari agace k'ubuzima bwe kazaba kaboshye. Azaba imbata y'icyaha, azaba imbata y'amateka, azaba imbata y'ibintu bitandukanye bizaba byaranamukoreho no mu isi yo mu mwuka. Nabyo nibyo rwose, ntabwo ibyo bintu wabihakana, kandi Satani ariho n'abakozi be bahari kandi banakora. Ariko kubatuka by'ukuri ni ibi Yesu yabwiye aba bantu bamwemeye. Haleluya. Nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati nimugoma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri kuzababatura. Bahita bamubwira hepfo, barambwiye ngo ntabwo twigeze tuba imbata y'umuntu n'umwe. Ababwira ko ukora icyaha wese ari imbata y'icyaha. Niyo mpamvu deliverance, icyo twita deliverance, kidashobora kuba full cyangwa complete cyangwa cyuzuye igihe cyose umuntu akiri imbata y'icyaha. Ni nkuko wajya usohora umuntu ukongera ukamubwira ngo karibu. Satani akorera mu byaha. Ni ukuvuga ngo kwirukana dayimoni mu buzima bwawe, kwirukana ikintu kibi cyose cyakoreweho, ukamubwira ngo sohoka muri iki gitondo, hanyuma nimugoroba ukamwinjiza biciye mu cyaha. Ni ukuvuga ngo deliverance biyuzuye iyo twemeye kuba imbata za Kristo. Nkaho uri no gusohora umuntu wongera umugarura. Murumva ari cyo byatanga? Imana itugirire ubuntu.